Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo igare aba ari inzira y'amagare itegetswe, harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe, harimo wenda ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ubwo aba ari inzira igenewe kunyurwamo na biriya binyabiziga byonyine. Rero hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, nyandikira nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Nimero yanjye mba nayibahaye, cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bweme butarenga kilograma 3500 ni noye muvuduko ntarengwa mu isaha: A. kilometero 60 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C. kilometero 75 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. kilometero 75 mu isaha ku mavatiri y'ifasi. No kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Noneho kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ibi byose mba bivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose.
ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: hehe, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, b mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Niho waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko, cyangwa se mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi iriya mirongo iri ku ruhande rw'umuhanda, iyo icagaguye uba wayirenga ukajya kuhaparika umwanya muto cyangwa munini, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe kurenga uriya murongo. Rero no mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, naho uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Wakwitwara ute? Wakora iki? a mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, b mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, c mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, d kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kubera ko akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Gishobora kuba gitwaye umurwayi cyangwa se kigiye kumuzana. Rero iyo cyakije iriya tara ry'umuhondo rimyatsa ugabanya umuvuduko, byaba ngombwa ukaba wanahagarara. Ndizera ko waramusemo d, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? a gukomezanya umuvuduko wari ufite, b kujya iburyo, c kujya ibumoso, d kongera umuvuduko. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a gukomezanya umuvuduko wari ufite. Mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga cyangwa se udepashijwe n'ikindi kinyabiziga, uba ugomba gukora iki? Hari igihe umuntu akunyuraho yaba yatangiye kugudepasa ukagira ngo akwibukije ko wari uri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko. Biriya biba byabateza ibyago, kubera ko umuntu waje kukunyuraho aba ari kugendera mu ruhande rw'ibumoso. Ruriya ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibindi binyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Rero uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko mu gihe bakudepashije. Rero ibyo guhita wongeza umuvuduko biba byabateza ibyago, kubera ko umuyobozi w'ikinyabiziga aba yamaze kujya ibumoso yatangiye kukunyuraho. Ndizera ko waramusamo a, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3, b ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, c ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, d hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango wari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa.
none duhisemo B ivuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, nimero yanjye mba nayibahaye nk'aho video mu gihe kitarenze iminota 2 y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze. A, biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B, biremewe nijoro. C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Gutwara ikinyabiziga wanyweye ibyuma biba bibujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ndakeka ko waramusemo C, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari? A, ahamanuka. B, igihe umuhanda ari mugari. C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Uba wahita unyuranaho kubera ko umuntu ukuri imbere ni wowe uba uri kureba mu ntera nini kukurusha, kubera ko n'ubundi aba agukingirije. Rero mu gihe wenda ni igikamyo ntabwo giteganya kwirukanka ngo n'ubundi kibe cyagusiga, ashobora kuba ari kugenda mu muhanda akakwereka ikimenyetso akubwira ko wanyuranaho nta kibazo, ko imbere nta kibazo gihari. Rero uba wahita unyuranaho. Rero niyo mpamvu duhisemo C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo? A, metero 1.25. B, santimetero 30. C, santimetero 75. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe duhitamo B, hari igihe duhitamo A. Tuzahitamo B, santimetero 30 ryari. Tuzahitamo A, metero 1.25 ryari. Reka mbikwereke. Niba avuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo A, metero 1.25. Ariko nujya mu kizamini ukabona bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande uzahita uhitamo B ivuga ngo santimetero 30. Ibyo bibazo impamvu mba bitinzeho nuko mbazi ko babibaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Hari abantu benshi bakunda kwihisha kino kibazo bahisemo B, ku binyabiziga bya polisi. Yego, n'ibinyabiziga bya polisi bigira ririya tara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose,
ariko uvuze B ngo ibinyabiziga bya polisi, za ambilanse waba uzikuyemo. Rero uba ugomba kuvuga se ibinyabiziga ndakumirwa kugira ngo byose ube ubikubiyemo, byose ube ubivuze. Niyo mpamvu duhisemo se ibinyabiziga ndakumirwa, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789935626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera ku we muvuduko. Uhasanze bino byapa bakubwira ko hari irangira ry'imirimo mu muhanda, wagendera ku we muvuduko: A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D kilometero 80 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D kilometero 80 mu isaha. Ugeze mu nsisiro cyangwa urenze mu nsisiro ukahasanga bino byapa bari kubwira ko hari irangira ry'imirimo, muri make mu muhanda nta kibazo gihari. Nka kino cyapa cyo hejuru gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, bicishijemo umurongo ubereretse w'umukara, kiravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Muri make ibintu byose bari bakubujije mbere ugeze ku iherezo ryabyo. Rero uhita ugendera ku muvuduko wo hejuru. Ibindi byapa bari kukubwira ko imirimo yari iri gukorwa yarangiye. Ugendera ku muvuduko wo hejuru kubera ko mu nsisiro cyangwa ahantu tugeze nta kibazo kiba kirimo. Rero ugendera ku muvuduko wariwo wose ushaka mwinshi. Rero ugendera ku kilometero 80, nawo umuvuduko munini wari uri mwa kino kibazo cyacu. Ndakeka ko aramusamo D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma ziriya nimero ziba ziri kuri plaque, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Mu ntera ingana iki? A metero 150, B metero 50, C metero 25, D metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma byibura usomera ziriya nimero ziri kuri plaque muri metero 20. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kubera ko ibibazo bikunda kugaruka, ni ingenzi gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa, amasomo agenda bashyiraho cyangwa se biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asate: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko batubwiye ngo hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda bari kubitiyura, cyangwa se ngo hari icyago kidahoraho, cyangwa ngo ni igihe cy'impanuka nk'ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga. Rero hari ukuntu haba hagomba kugaragazwa hakorerwa imirimo.
hagaragazwa n'ibyapa biba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru, kubera ko iyo badakoresheje ibitegeka bakubwira ngo aha hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe gukomeza imbere gusa, kata iburyo gusa cyangwa kata ibumoso gusa, kandi ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije amabara, bagombaga kuvuga ubururu n'umweru. Hano hari ubururu n'umweru wabonyemo? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo badakoresheje ibyo bitegeka bakoresha biriya biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, handitsemo ngo deviation bisobanuye kuyobya umuhanda, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero hano bagombaga gusubiza ubururu n'umweru, rero nta birimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo uhita ubikora, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane, wenda ni igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa, bari gusanura nk'umuhanda ariko hari nk'ibintu bashyize mu muhanda wenda bari gushyiramo nka za godoro, murabizi biriya bintu biba byakwangiza nk'ikinyabiziga. Rero bashyiraho nk'ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa bakubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Ariko se kuba bashyizeho iryo tara ry'umuhondo hari icyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hari icyo cyahindura icyo kimenyetso ku byapa? Hari icyo cyahindura ku maferuje? Oya, ntacyo gihindura, uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda gusa, ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo A, ntacyo gihindura. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hoteli. B, ibitaro. C, ahagenewe kugwa kajugujugu. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, ibitaro na C, ahagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku bitaro. Hari abantu benshi bakunda guhitamo hoteli. Oya, ni ibitaro, kigaragaza ibitaro. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video iri hari nyandikira cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 17 kikabaza ngo
umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse ryari agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, b gukatira ibumoso, c guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Nuvuga ngo ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uba uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga kubera ko impamvu bayishyiramo bari kubwira ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga uragendera mu ruhande rw'iburyo, urw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bibasanga, bakubuza rero kuwurenga uriya murongo, niyo mpamvu bawushyiramo hagati. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, uba wawurenga uriya murongo wera ucagaguye. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Icyo gice kiba kigenewe iki? A inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. Inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se ngo ni igice cy'umuhanda, n'ubundi uzumve ko hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta kinyamitende ine cyacamo, rero aba ari agahanda k'amagare. Ndakeka ko waramusemo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo D, A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, kubera ko nka ambiance yivugije ihoni wumva ko riba ritandukanye n'irya bino binyabiziga bindi byanyu mutwara, cyangwa se biriya binyabiziga bindi bya polisi, nk'iyo bivugije ihoni mwumva ko riba ritandukanye n'iry'ibinyabiziga byanyu. Rero ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. By'amabara sati: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Kiriya cyapa kivuga ko ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose. Ibyo wemerewe kunyuraho ni ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri iburyo iba isa umukara, mu gihe iri ibumoso iba isa umutuku. Niyo mpamvu duhisemo B, umutuku n'umukara. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se ukaba uri kure. Tukwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, n'ubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 36 16 26. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu, kuri kategori zose cyangwa kuri provisoire. Iminsi yose ibizamini biri gukorwa. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 36 16 26. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza twayikwigisha mbere yo kujya mu kizami, ukazajya mu kizami itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.